mwabajane mwe nimuguma muri nge nanjye nkaguma muri mwe, musabe ibyo mushaka. Muri ibyo mushaka harimo ubukire, muri ibyo mushaka harimo icyubahiro, muri ibyo mushaka harimo n'ubutunzi buhoraho turaje tuburebe. Muri ibyo mushaka harimo no gukiranuka. Reka nkubwire, kuba utararwara diyare n'urugo rwawe rwose nuko data yafasha haremere. Reka mvuga agakanzu ndakosheje kuko mvuze gutyo, none siriya kawungu urya ibihiye. Oya none se amakara ya turuwasi ateka kawunga? Amakara ya turuwasi uyatekaho kawunga, uyatekaho imboga, ushyushya amazi y'umwana, ubwo nugukoza ntagahisha kawunga. Ni data ufata hareme. Tuzareba abana babyariye mu rugo b'abakobwa ku mihanda badafite epfo na ruguru, ubwo abandi batumira abakire bagenzi babo ngo baze barye, natwe dutumira indara zakubiswe zize dusangire muri jaride. Yemwe mwabajana mwe, nimuguma muri Yesu mugatinda muri Yesu, ntimutinda mu gisimenti, ubukire, icyubahiro n'ubutunzi buhoraho ndetse no gukiranuka. Ariko icyo nyikundira, uhagarara imbere y'abantu nubwo umeze gutyo, ikagutera ikintu bita ikinya cy'umwuka wera, ukajya uyivuga nk'ubatse sititawu kandi ugitagangaye. Ipantaro agakweto gahagaze ukuntu, noneho agatinda mu cyumba, ubwo washyashyanya uri guteka umuceri uvuga ati agakobwa kanjye karatashye, kirwaga kajya kawunga ku ishuri, nukaya ngo byibuze aho yatinze mu cyumba avuye muri dushe, wenda arimo arisiga agapuderi yarakuze, arimo arasesegamo n'akangama, noneho yasohoka ngo salama mera, ati ngiye ku muhanda. Wakora iki kumukurikiza amaso ukavuga ati Imana imbabarira atahe amahoro, ahubwo kuko umukubise ikimami iri gutekesha, urumva hari itegeko rirengera umwana we. Umukubise rakrete. Nigeze mbibwira abantu, umwana ava ku ishuri aragiye agenda neza, akagaruka agenda nka dende. Wamubwira ati bite se muhungu wanjye? Ati vi, ati ngiye kurya icyuma. Vie wamugira ite kajya kurya icyuma umureba agataha umureba, ahubwo icyo gicita ukurikiraho ni ukugura umutanzaniya mwinshi, kawunga nyinshi, kuko iyo amaze kurya icyuma igikurikiyeho ni ugufata ibyo kurya. Iyo abibuze rero ni hahandi ni pasi ayihitana. Uzi ko ipasi ijya mu ikayi igakwirwamo, ayitwara mu ikayi akayango ni amakata atagiye muri etide, nayo ni ipasi ajyanye. Ese ipasi hano yagiye kwa muganga. Nahigiye ibintu bibiri mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, sindi bubatindire rwose ubundi dutarame. Nahigiye ibintu bibiri. Ijambo rya mbere, namenye ko hari aho abantu bose bagera bakareshya. Ushaka ube witwa porofeseri cyangwa dogiteri cyangwa umupilote, hari aho ugera ukareshya n'umunyonzi. Hari icyumba kiba kwa muganga kibaho itara ry'umutuku imbere yacyo, hanze uribona uri hanze, nta mikino. Iyo ukinjiramo haza umuntu n'itaburiya akakubwira ngo kuramo imyenda. Ziko yabimbwiye nkahita nihagarara ngo n'ikabutura. Noneho anyereka kananzi, amvuga no mu izina ngo pasite, na wa wundi w'imbere ukuri. Tabashira koko wa mwana we, ndi pasiteri, nta mikino ushumba, nta raho amafaranga atinjira, haraho ama etaje agarukira. Na shari mwasezeranye ngo muzatandukanwa n'urupfu, nawe harahasigara akavuga ati rwarize mwana ugataho, kandi mwana asezeranye ko muzatandukana ugacaho, bakakujyana areba agasigara.
nabonye ko ari abantu bareshya. Kiriya cyumba harimo igitanda kingana ukuntu, nanjye kukurabura reka mbigire ibanga. Ntacyaba arangije mu Buhinde no mu Bwongereza n'icyabize Nyagatare. Ni bose baryama kuri kimwe. Kofi nawe wakwirwaho. Ni kimwe. Jambo rya kabiri, nyiraho kuri iryo rya mbere nahigiye, nasanze ari ibintu byose bisigara ariko ukinjirana na Yesu. Kinjirana na Yesu. Nta telefoni bagusigira ngo upipe sheri, oya, usigarana na Yesu wenyine. Shaka umwana wipfana abantu ngo ntawagusuye wabyaye, muri twari wigeze gutera inda, vumilia. Ngo nararwaye nta wangezeho, hari ugushinzwe. Harivuga ngo ni njyewe ukomeretsa, ni nanjye womora. Nabisomye muri Bibiliya. Itakomoye ntawe ushobora kukomora. Iyo ni serumu abashumba tugira hafi yo gutera abazahaye. Twita tuyigucomekamo yo mu mwuka nyine. Paracetamol ivuga ngo kurira kwarari umuntu bwa kimpundu tukagukubita. Tugira na za kwaritemu ku bantu bagize umuriro mwinshi wo mu mwuka. Bivuga ngo mu gicuku cyanyu nonaha ndashyira mu mahoro wabacurira ngo biremwe. Dore imiti Kristo yadusigiye. Ukajya kogereza umukire mu gipangu, ibiryo bigashya bakabiteka kureba, urimo urayikuba na vimu, urimo urayibrabinga, urimo urayisimoniza, ugatera amashiraje, moteri ukayataka, bakarya ibiryo bigashira, ibindi bakajya kubimena. Ureba bose agahagarara hariya ku rubaraza, peti warangije se, akajya kugacaho tukamurenganya. N'ingaruka z'ibikomere. Ibiryo se wabirya ukazabimara, uzarinda urangiza urugendo ku isi nditarahaga. Sangira mu by'Imana isezeranya icyubahiro kirimo. Imana irabizi ko umwana w'umuntu yaremye akunda. Nene iyo bigeze ku munyarwanda we turiyemera. Umwirukana mu rugo iwawe agahagarara mu marembo, mvira mu rugo simvira. Akaroringa muhagaze iruhande, yamubwira ati karoringa, ariko Yesu aragukunda. Ati mwana pasiteri, uti nanjye Yesu yanyemera kweli. Karoringa nawe Yesu aragukunda.